Wallahi nizere ko umeze neza cyane hano ukurikiye Kigali Hot News TV uherereye n'amakuru n'imyidagaduro. Murabizi ko ntago rwose wayahura cyane. Ninde wakubwiye kuzabura amakuru y'imyidagaduro? Byagenze gute se? Yesu ariko mana yanjye noneho nakubwiye ngo it's all everyday all day everyday kabisa tukugezaho amakuru y'imyidagaduro mu buryo butangaje cyane kandi bumeze neza cyane. Dufite stories nyinshi tugiye kugenda tuguciramo. Wa mukobwa watumye uwitwa Davis ndetse na Kevin Kade bafungwa ari mu rukundo n'umu superstar uturuka mu gihugu cya Uganda. Ibintu byabaye official. Ariko se mana iyi rero no tuzabivuga gute? Turaza kubivugaho niyo nkuru yacu nyamukuru. Uraza kugenda umenya impamvu bavuga ko cyangwa se byabaje kuba byemezwa yuko rwose uwitwa Sharon ari mu rukundo kabisa rukomeye cyane n'umugabo guturuka mu gihugu cya Uganda umustar ukomeye cyane w'umunyamuziki. Urukundo ni rwiza, love is a beautiful thing. Turaza kugenda tubigarukaho ariko turacyafite amakuru menshi atandukanye imbere yo kubanza kugera aho ngaho. Reka tubanze duce muri inkuru zitandukanye. Aka kanya witwa Miss Mutesi Jolly akimara kuva mu gihugu cya Tanzania. Murabizi ko yaramaze igihe mu byo bita nyine Miss East Africa. Yaje mu Rwanda mu gihe cy'akaruhuko gatoya cyane, ahita agaragara rwose ari kumwe na one of the sportsmen cyangwa se the legendary kabisa midfielder w'u Rwanda witwa Haruna Niyonzima wabaye na kapiteni w'igihugu Amavubi igihe kinini cyane. So bagaragaye bifotozanya bari kumwe, maze witwa Jolly aragira ati rwose nishimiye kuba mbonye cyangwa se nahuye n'umwe mu ba legend cyangwa se baba legend muri football hano mu Rwanda. Ubona rwose ko bafasha agafoto bishimiye bameze neza cyane. Hanyuma mbere y'uko tuvuga ku nkuru yacu nyamukuru, murabizi njya nkunda kuvuga ariko reka tubanze duce kugafoto ku munsi. Dufite udufoto tubiri tw'umunsi by the way. Witwa Kadiyuri muramwibuka cyane, muramuzi cyane. Uyu mwana yamenyekanye kubera impano yagaragaje idasanzwe yo kubyina mu byo bita ngo ni Kanazi talent. Aba bana bakaba bakomeje no kugenda batera imbere cyane, ubona ko bagenda bajya ku rwego ruri hejuru rwisumbuyeho. Uyu nguyu rero akaba rero yagaragaye nawe afite agafoto rwose gasekeje cyane. Bigaragara ko ari indirimbo bari gushutinga mu minsi iza ngo mushobora kuzajya muri indirimbo zabo bikoreye indirimbo zabo. Yes, ko wabyumvise neza cyane rero akaba ari Kadiyuri, uramubona neza cyane rwose muri look nshyashya cyane. Ikindi kandi nuko nyuma yuko indirimbo ya Meddy na Mimi yitwa My Vow mwabonye igice gisoza n'indirimbo, witwa rero Anita Pendo ndetse n'uwita Japhet mwamenyereye cyane muri ibyo bita ngo bigomba guhinduka, bakaba nabo bashyize hanze kabisa ngo umwe ni Queen of Sheba ngo undi ni Queen ngo ni Queen kanze ndebe neza cyane ahantu yavuze niba ari ariko turabizi ko Anita akomoka muri za Nyagatare. Ni muri za Nyagatare niho Anita akomoka. Nimwe mu boto zasekeje abantu benshi batandukanye. Akaba rero yanditse ngo Queen of Sheba ndetse na Queen of Rukara. Akaba rero uko musanzwe mubizi rero witwa Anita Pendo akomoka i Rukara. Yes, ni ifoto y'umunsi twagira ngo tubereke. Reka dukomeze cyane tukubwira stories ziriho. Uyu munsi nibwo ibyitwa Afrima cyangwa se African Music Award cyangwa se Afrima cyangwa se Africa Music Awards nibwo rero batangaje urutonde rw'abahanzi kabisa bagomba guhatanira ibyo bihembo. Uwitwa Meddy yisanze muri kategori ikomeye cyane mu uba agomba guhatanira ibihembo hano muri Afrika nk'umuhanzi cyangwa se the East African Male Artist of the Year. Akaba rero Meddy ari kumwe n'abahanzi barimo Diamond Platnumz abo bitwa ba Revani ndetse na umugabo ukomoka mu gihugu cya Congo witwa Inus B. Harimo abandi bastar batandukanye barimo Harmonize. Indirimbo so ni kuvuga ngo indirimbo ni nko kuvuga ngo ni
icyo gihembo ari guhatanira indirimbo yitwa My Vow nyiri guhatanira igihembo cy'umunyafrika cyangwa se the best East African male artist. Akaba rero nkuko nabikubwiye harimo abandi bahanzi bakomeye cyane barimo nkaba Diamond Platnumz ndetse na Koffi Olomide mu ndirimbo yabo wa, akabamo kandi witwa nyine Harmonize ndetse na Willy Longomba muri Attitude, akabamo kandi Karabaye akaba indirimbo ya Revani ndetse na Inos B, yes, ndetse n'indirimbo ya Eddy Kenzo yitwa Weekend. Izo zose zikaba rero ziri guhatana nyine mu ndirimbo zigomba kuba indirimbo kabisa z'umunyafrika wo muri East Africa w'umugabo witwaye neza cyane muri 2021. Ubwo rero reka dutegereze turebe niba kino gihembo kizaza hano mu Rwanda mu bihembo bya Afrima bisanzwe bitangirwa mu gihugu cya Nigeria. Ikindi kandi nuko witwa na Platini nawe yabaye nominated kabisa, nubwo icyiciro yabaye nominated cyo gisa nkaho kirimo abahanzi benshi tudasanzwe tumenyereye hano mu Rwanda. So ni ibintu byo kwishimira cyane rero ko abahanzi bacu nabo babaye nominated ku rwego mpuzamahanga. Narabikubwiye ngo iyo ukora ibintu byiza ugakora ikintu ugamije ko ikintu cyabe kibarirwa organized ku rwego mpuzamahanga, hari igihe kigera bigakunda, hari igihe kigera bigakunda kabisa. Ngira ngo Meddy we kuba nominated muri ibi bihembo bya Afrima ndetse n'ibindi murabizi ko Meddy yabaye nominated muri MTV, the guy is a superstar. Ureve muri bya bindi abantu baba aho ngaho gutyo gusa nta kindi kintu batubeshya. So inkuru yacu nyamukuru nkuko tubikesha igihe inkuru bamaze kuyikonfirma bagira bati umuhanzi w'icyamamare muri Uganda no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba Ykee Benda, mwaramumenye muri Muna Kampala n'izindi nyinshi zitandukanye, yemereye igihe ko afite umukunzi mushya, akaba ari inkumi y'umunyarwandakazi witwa Kayesu Sharon. Ariko so ngira ngo ubwo reka tubanze tubivuga gato mbere yuko tugera n'ibintu byinshi tuvuga. Ykee Benda muramuzi, mwamenye muri Zamuna Kampala n'izindi ndirimbo nyinshi cyane zagiye zica ibintu. Umwe mu bahanzi bo muri Uganda nabo bamaze izina ryabo rizwi ku rwego rufatika cyangwa se ku rwego rugereranije. Ntabwo navuga ngo ni cyamamare wenda nk'aba batipe muri Tanzania, ariko Ykee Benda nawe ni umwe mu basore kabisa bazwi cyane, barazwi kabisa hano mu Rwanda. Indirimbo ze zaracuranzwe biratinda, na indirimbo yagiye akorana na Bashiba Karungi ni nyinshi cyane. So uwitwa rero Ykee Benda ariko mana yanjye Ykee Benda ari gukundana na wa mukobwa, bivugwa ko ngo uyu mukobwa wa mukobwa wafungishije bita ngo Davis D ndetse na Kevin Kade, akaza kwirukanisha ngo witwa Olivier mu ikipe y'igihugu. Abantu bakomeje kugenda bibaza se uyu mukobwa bitebye byaye bimeze bite, yari iki bimvuga ko tutajya dusobanukirwa ibyo ari byo. So ikiriho ni kimwe rero, ntabwo rwose bo banabihisha, ntabwo ari bya bintu byo kuza umuntu ahisha ibintu yicishwa hirya no hino, bo bari open, bavuze yuko bari mu rukundo. Ku munsi w'ejo nibwo witwa Ykee Benda yapostinze kuri Instagram yewe account cyangwa se kuri story ya Instagram, apostinga Sharon arangiza ashyiraho nyine agatima, aramuhereza rwose n'igikombe, agira ati mubeza bose nabonye nabaguhiga nabaguhiga. So Ykee Benda rero ntabwo navuga ngo bimaze igihe kinini cyane, byatangiye kuvuga ku munsi w'ejo. Ngira ngo uyu munsi nibwo yabyemeje na kujana avuga ati ngende mu rukundo, ndi mu rukundo kabisa n'uyu mukobwa ukomoka hano mu Rwanda. Ariko ikintu nibaza, uyu mukobwa wafungishije abantu mu minsi yashize bavuga ngo ntibujuje imyaka, akagira gutya akagaragara mu mashuri y'indirimbo ya Jules Sentore yitwa Ngiyizire, hanyuma akaba ari gukundana n'uyu nguyu Ykee Benda. Kandi murabizi neza ko uyu mukobwa hari ibintu byinshi byagiye bimuvugwaho. Uyu mukobwa ashobora kuba akora ibishoboka byose kugira ngo amenyekane, niko ntekereza, kuko ashobora kuba akunda abastar, kuko kisses zimaze kumuvugwaho z'abastar zone nyinshi. So finally rero she managed kabisa, ubu ngubu ari gukundana n'icyamamare.
Yes we wallahi ibi ni hatari kabisa. So ubwo rero ikiriho ni kimwe no gutegereza tukazareba, reka tutegereze tuzareba iby'urukundo rwabo ari hari ikintu bizatanga. Gusa uwo bita Ykee Benda we rwose arabyemeza ijana ku ijana ko ari mu rukundo n'uwo bita Kayezu Sharon. Nyamaze kubyemeza, ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo harakekwa, no warabivuga akavuga ko ari byo, kandi ubwo urumva nyine nanone urumva ndonze twarenza iki. So reka dutegereze tuzarebe rero ko byifashe, twagira ngo tugezeho nyine ayo makuru ari kugenda avugwa ya Ykee Benda ndetse n'uwo bita Kayezu cyangwa se Kayezu Sharon, wamenyekanye kabisa muri la case ya ba DVD, akaza no kumenyekana ubwo ngo uwo bita Olivier umunyezamu usanzwe ari umunyezamu w'u Rwanda, bamwirukanaga mu ikipe y'igihugu bamushinja ngo kuba yarari live kuri Instagram n'uyu mukobwa. Mukobwa akunda abastar. So guys, nize komeze neza cyane, n'amakuru menshi atandukanye, kandi subscribe kandi no kunzogera, ubundi tuzakomeza tujye tubana mu biganiro byacu nakubwira ngo ciao ciao.